Pi Core Team irimo yatera intambwe ikomeye cyane mu iterambere rya Pi Blockchain, aho yatangiye kwinjiza amasezerano y'ubwenge smart contracts muri Dapps zikorera kuri Pi Blockchain hifashishijwe code ya WebAssembly. Iyi ntambwe igamije guteza imbere imikorere ya WEB3, kwagura ikoreshwa rya Picoin no guha abadeveloper ibikoresho bikomeye byo kubaka porogaramu zifite imbaraga, zitekanye kandi zishobora kwaguka ku rwego rw'isi. Ubu kwinjiza amasezerano y'ubwenge ni ikimenyetso gikomeye cy'uko Pi Network yiyemeje kwinjira byimazeyo mu isi ya Web3, ikava ku rwego rwo gucukura gusa igana ku rwego rwo gukoreshwa mu bikorwa bifatika by'ubukungu bwa digitali. Amasezerano y'ubwenge ni amasezerano yikoresha ubwayo, aho amategeko n'amabwiriza byandikwa muri code maze agashyirwa mu bikorwa mu buryo bw'ikora iyo ibisabwa byujujwe. Kuri Pi Blockchain aya masezerano ubu ahujwe na Dapps binyuze mu gushyigikira contracts IDs n'ikoreshwa rya bytecode ya WebAssembly, bigaha abadeveloper uburyo bworoshye kandi butekanye bwo guhuza porogaramu zabo na blockchain. Ibi bituma porogaramu zubakwa kuri Pi Blockchain ziba zifite umutekano mwinshi, zikorera ku muvuduko mwiza kandi zigakoresha neza ubushobozi bwa decentralized network. WebAssembly izwi nka Wasm ni igice cy'ingenzi cyane muri iri vugurura. Wasm ni imiterere ya code ya binary yoroheje kandi ikora ku muvuduko mwinshi cyane, hafi nk'uwa porogaramu zikorwa ku mashini zisanzwe. Ikoreshwa mu guha porogaramu ubushobozi bwo gukorera ku mbuga zitandukanye zidashingiye ku bwoko bwa system. Ibi bisobanuye ko amasezerano y'ubwenge na Dapps bishobora kwandikwa mu ndimi zitandukanye nka C, C++, Rust n'izindi, maze zigakora neza kuri Pi Blockchain. Ubu buryo bufite akamaro kanini muri Pi Network kuko butuma abadeveloper baturutse mu nzego zitandukanye bashobora kwinjira muri ecosystem batiriwe biga indimi nshya zidasanzwe za blockchain. Kwinjiza amasezerano y'ubwenge byagura cyane ikoreshwa rya Picoin kuko bituma Pi ishobora gukoreshwa mu bikorwa bifite logic, mu mikoranire yikora no mu bikorwa by'imari byubakiwe kuri code. Abapayiniya n'abadeveloper bashobora kubaka porogaramu zishyira mu bikorwa kwishyurana kwikora, serivisi z'imari zidashingiye ku mabanki, DeFi, ndetse n'imiyoborere y'amadapps aho ibyemezo bishyirwa mu bikorwa mu buryo bw'ikora. Ibi bifungura amahirwe mashya n'amasoko ya decentralized system zo gutanga ibihembo, loyalty programs n'ibindi bikorwa byinshi bishya byubakiye kuri Picoin, kubera ko Wasm nanone itanga uburyo bwizewe kandi bukora neza. Pi Blockchain irimo gushyiraho umusingi ukomeye w'iterambere rirambye n'iyemerwa rya Web3 mu gihe kirekire. Ku rundi ruhande, abadeveloper bungukirwa cyane n'iyi ntambwe nshya kuko ituma kubaka no gushyira mu bikorwa Dapps biba byoroshye kurushaho. Contract ID ikoreshwa nk'ikimenyetso cyihariye cy'amasezerano, bigafasha mu kuyacunga, kuyavugurura no kubungabunga umutekano. Kuba hari software development kit SDK iboneka bigabanya cyane inzitizi zo kwinjira muri ecosystem ya Pi, bigatuma n'abandi banditsi b'amaporogaramu benshi bashobora gutangira gutanga umusanzu. Ibi bizafasha guteza imbere udushya no kongera umubare wa porogaramu zifite akamaro zikoreshwa n'abapayiniya ba Pi Network. Ku rwego rw'umuyoboro bwawo, amasezerano y'ubwenge atuma Pi Blockchain igira ubushobozi bwo kwakira porogaramu zigoye zisaba automation ahamye n'ikorwa ry'amategeko mu buryo bwizewe. Ibi ni ingenzi cyane kugira ngo Pi Network irenge urwego rwo gucuruza no gucukura gusa, igere ku rwego rw'ubukungu bwa digitali bwuzuye. Uko abadeveloper bagenda bakoresha ubu buryo bushya, niko umubare w'ibikorwa abantu bakora
n'ikoreshwa rya Pi mu buzima busanzwe bizagenda byiyongera, bityo bigakomeza gushimangira ubukungu bwa Pi network muri rusange. Imikorere myiza ya WebAssembly ikemura kandi imwe mu mbogamizi zikomeye za blockchain zisanzwe, ariyo y'imikorere n'umuvuduko. Virtual machines nyinshi za blockchain zisanzwe zigira imbogamizi mu mikorere iyo habaye amasezerano agoye, ariko Wasm igabanya ibyo bibazo, itanga layer yihuse kandi ikora neza ku mbuga zitandukanye. Ibi bituma dApps za Pi ziba zihuta, zizewe kandi zishobora kwakira ibikorwa byinshi cyane cyane zitabangamiye umutekano cyangwa decentralization. Ku bapayiniya ba Pi network ibi bifite ingaruka nziza cyane ndetse binafite inyungu. Picoin ishobora gukoreshwa mu buryo burushijeho guhinduka no kwaguka, kuva ku kwishyura kwikora, guhererekanya tokens, kugera ku bikoresho by'imari bikorera mu mucyo kandi bifite umutekano. Ibi bituma Picoin irushaho kugira akamaro haba imbere muri community ya Pi ndetse no hanze yayo, ikaba ifaranga rya digital rifite ubushobozi bwo gukoreshwa mu bikorwa bya WEB3 bitandukanye. Abapayoniya batangira gukoresha no kwitabira ibi bikoresho hakiri kare bashobora kubona amahirwe yihariye mu masoko n'ibikorwa bishya bizavuka. Kwinjiza WebAssembly binongerera Pi network ubushobozi bwo guhuza porogaramu zikorwa ku mbuga zitandukanye. Abadeveloper basanzwe bazi indimi za programming zisanzwe bashobora kubaka porogaramu zikora kuri Pi blockchain batiriwe biga indimi nshya zigoye. Ibi bikurura impano nyinshi zitandukanye mu ikoranabuhanga, bigatuma Pi network ikomeza kwaguka no gukura mu buryo bwihuse. Uretse iterambere rya tekinike, kwinjiza amasezerano y'ubwenge bishimangira icyizere n'ahazaza ha Pi network. Gutanga ibikoresho byubaka dApps zitekanye, zishobora kwaguka kandi zikora neza, bigaragaza ko Pi core team yiyemeje kubaka blockchain irambye ishobora kwakirwa n'ibigo bikomeye n'abatanyabikorwa b'igihe kirekire. Ibi ni ingenzi cyane kuko umutekano, umucyo n'imikorere myiza ari byo byitabwaho cyane n'abashoramari n'abadeveloper bakomeye. Uko ecosystem ya Pi network izagenda ikura, aya masezerano y'ubwenge azafungura uburyo bwinshi bwo guhanga udushya, nko kubaka porogaramu za DeFi zicunga kwishingira, kuguriza no kugurizwa, staking, metaverse, imikino ifite economy yubakiye kuri Picoin, n'imiyoborere ya decentralized aho ibyemezo bishyirwa mu bikorwa mu buryo bw'ikora. Ibi byose bizamura ubunararibonye bw'abakoresha Pi network kandi bigatanga inyungu zifatika ku buzima busanzwe. Uruhare rw'umuryango wa Pi narwo ruziyongera cyane cyane kubera aya mavugurura, kuko amasezerano y'ubwenge atuma abakoresha Pi bagira uruhare rugaragara mu bikorwa bifite agaciro, mu miyoborere no mu guhanahana inyungu mu mucyo. Ibi bizatuma ecosystem ya Pi network iba nzima, igira imbaraga kandi ishobora gukura mu gihe kirekire. Mu ncamake, kwinjiza amasezerano y'ubwenge muri Pi blockchain ni intambwe ikomeye cyane mu mateka ya Pi network. Hifashishijwe WebAssembly, SDK zoroshye gukoresha n'ubushobozi bwo kubaka porogaramu zifite imbaraga, Pi core team irimo kwagura ikoreshwa rya nyaryo rya Picoin no gushimangira umwanya wa Pi network muri Web3. Abadeveloper, abapayiniya bose bazungukirwa cyane na dApps zihuta, zitekanye kandi zishobora kwaguka ku rwego rw'isi. Mu gihe Web3 rero ikomeje gutera imbere, iki gikorwa kigaragaza ko Pi network yiteguye kwakirwa ku rwego runini, guhanga udushya no gukura mu gihe kirekire. Mu guhuza tekinike ikora neza, kwinjiza abadeveloper benshi no gushyira umuryango imbere, Pi blockchain irimo kubaka ahazaza aho Picoin na dApps bizaba inkingi z'ingenzi z'ubukungu bwa digital bwo ku isi.